Ikaze mu kiganiro ibyiyumvo ku ngingo zitandukanye hano kuri YouTube channel Matene Art. Mwaye ikaze. Uri kumwe na Matene. Uyu munsi mu kiganiro ibyiyumvo nagize nti umugore ku isonga. Ariko ngo muri inzabya zoroshye badi. Niko Bibiliya ivuga kandi natwe ubwacu rega niko biri kandi iyo ugereranyije usanga ariko biri. Ayubusa muri inzabya zoroshye. Nubwo turushaho gushonyageza ati umutegarugori mwari ntusigare inyuma, yego kuko nibyo ntusigare inyuma, ariko iyo muvuga ngo uburinganire ngo umugore ibyo umugabo akora n'umugore abishobora, ngo tukabashyira imbere cyane ati uburinganire bose ni kimwe, ari umugabo ari n'umugore bose banganya imbaraga, bose ni kimwe. Kandi abandi bakagira ngo muri inzabya zoroshye. Ayubusa muri inzabya zoroshye, nanjye ndabyemeza ko muri inzabya zoroshye, kuko muracyari hasi. Kuko impamvu mukiri hasi ni uko hari imigenzo twe nk'abagabo tukora mwebwe mutarashobora gukora. Iyo nimuyikora nanjye nzavuga nigo ko uburinganire nibukorwe kandi ku rwego rwuzuye. Ariko rero nubwo tukwamamaza uburinganire ntabwo bwuzuye, kuko yaba bwuzuye hari imigenzo n'imigirire ya kigabo n'abagore bakabaye bakora bagakurikiza kugira ngo uko bwa buringanire bugaragare. Ikindi, abagore mu rwego rw'inzabya zoroshye koko muri bitangaza kuko muri inzabya zoroshye y'ubusa, kuko muri abantu bingingwa, muri abantu bahendahendwa, muri abantu bakenera uturabyo nk'utw'iminja, mbese muremwe mu buryo bwo kutanyurwa. Yego n'abagabo bagiraho utwo tugezo two kutanyurwa, ariko ni umuntu wese. Ariko mwebweho murabikabiza pe. Muri abantu bakundukize, muri abantu baharara kandi umeze neza, kuko muri inzabya zoroshye mukenera umuntu worohewe, mukenera umugabo wifite. Ingaruka kuri bya bindi ngo uburinganire ntabwo bwuzuye nk'uko bwakabaye bwuzuye. Igihe ngenzemera ko bwuzuye ni igihe nzaba numva ko hari n'umugabo uteretwa nawe, ugiye hari umugore wagiye gutereta agaterera ivi umugabo rwose, akamwambika impeta, akamuporopoza. Aho uburinganire buzaba bwagiye mu mujyo, bwatangiye gukurikizwa. Igihe nzabona umugore wagiye gusaba no gukwa agabikorera umugabo rwose, aho rwose bwa buringanire nzavuga nti ayubusa biri mu nzira, kuko muracyari inzabya zoroshye. Igihe ibyo bintu mutarabikora, nubwo buringanire mwogagiza nibyo ku munwa, kuko ibyo muzabona ko agahungu kaba ari agahungu ayubusa agahungu kaba ari agahungu ni umutware. Rero igihe mwakurikije hari imigirire n'imigenzo bya kigabo mutarageraho, rero igihe mutarabijyaho uburinganire ntabwo buruzura, ntabwo birabo ubwuzuye uko bwakabaye bwuzura. Ikindi, abahungu niba turi mu bihe byo tuvuga ngo abagabo ni bakeya, abagore nibo benshi, ariko urasanga n'ubundi muri bwa buke bwacu nitwe dushira yubuze, nitwe turi gupfa cyane. None niba ku rugamba ubu ugiye muri ibyo bihugu byose ujya mwumvamo intambara, usanga abagabo aribo bari imbere kandi nibo bakindagurika ku bwinshi. Rero ubwo buringanire mwogagiza, hakaba hakindagurika abagabo benshi kurusha abagore kandi aribo benshi. Urumva ko ahubwo mushaka kutumara, mushaka kuduca mukaduhuguzaho, kuko usanga ari twe tubizahariramo. Rero agahungu karacyari agahungu, kuko ubona ko aho rukomeye niko kanyaruka mbere na mbere, imbere y'abandi bose. Rero niba dushaka uburinganire, naho hantu ngiye nzabone abagore, kuko akenshi dutangarizwa ati generali kanaka yakindutse, ubu ni umugabo. Koroneri majoro yakindutse, kapurari kanaka yakindutse. Ntabwo njya numva amatangazo y'abasirikare b'abagore bakindaguritse. Gusa yego abaho nayo, ariko ni bake, ntabwo wakurikiza nk'abagabo. Kandi twavuga ati abagabo nibo bakeya kuri iyi si, none ariko bagiye gushira nibo benshi, bajyaho rukomeye bagashirirayo. Urumva rero niba ari uburinganire, kuki ibyo byose bidakurikizwa ngo byuzure, nk'uko nabo bagiye ku rugamba bahatane rwose.
nabo twumve ngo bafashe agasozi kanaka. Nibwo njye nzavuga ni uburinganire kuko buri mu mujyo rwose, buri mu ngamba, bari mu ngamba burinda gucamo. Ariko igihe ibyo bitarabaho byose, agahungu karacyari agahungu sha, agahungu karacyari agahungu. Muri nzabya zoroshye tujye twibyemeranya ko babareba kure banditse za Bibiliya n'ibindi bitabo, bahanga cyane impuguke barabibonye kandi koko usanga ko no mu myemerere yacu n'imyumvire usanga hakirimo kwiyumva bitandukanye, nubwo tubivugisha umunwa hari itandukaniro. Umugabo ararongora ntarongorwa, kandi tujye tubwizanya ukuri. Umugabo n'umutware w'umuryango ari busa rero, agahungu akaba ari agahungu. Niba twamamaje uburinganire, ngire mbone muri iyo migire n'imigenzo yose abagabo akenshi twisangamo umubare munini, nsangemo abagore ahubwo umubare mwinshi kuko ari nabo benshi. Urumva rero akazi bajye mu kazi ari benshi kubera ko ari nabo benshi, abagabo babe bakeya kuko nibo bakeya n'ubundi. Imirimo myinshi isangwemo abagore cyane kuruta abagabo, isaba imbaraga. Nibwo byakagenze ubundi uburinganire bugakurikizwa, kuko niba tubwamamaje tukabukururiza. Rero nagira ngo nibaze ariko nta nubwo ndi kwibaza, nabyibazagaho, ariko nanone nta nubwo ari ukurwanya umugore ku isonga, kuko abagore n'ibitangaza. Umubyeyi ntabwo nta kindi wamunganya, ntawe wamunganya nawe. Umugore ni igitangaza, bagira ibikoryo byinshi. Urakinisha abantu bakoreshwa mu gushaka amakuru, bacunga igihugu. Urumva ni abatasi bakomeye cyane, kandi bakoresheje imbaraga zabo zepfiriya za kigore. Urumva ni abantu bakomeye cyane. Rero hari ibihangange byinshi rwose byaguye ku bagore, bitewe n'uko abagore n'ibitangaza gusa. Umugore ku isonga, ariko ngo nanone mujye mumenya ngo muri nzabya zoroshye badi niko ubuhanga bagize. Sawa rero, murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Mateni, nako nagira ngo nkanyuzeho kuko ni akantu mba nibaza. Abahungu bari gushira ku rugamba, ba koroneri, ba generali, n'abagabo ntabwo ndumva abagore. Numva ibyo bintu nzavuga nti noneho twakataje mu buringanire. Sawa, murakarama.